guys, ubu ni saa 8:05. Fone yanjye ivuyeho, ndi i Nyamirambo. Ndagira ngo mbereke uko Nyamirambo bimeze muri aya masaha. Muri kubibona, aba ni abantu b'abakobwa, murabareba. Ni abana bakiri batoya guys. Saa 8. Dore iyi ni temo y'abamotari. Ahangaha ni akantu k'akaresitora karaye gakora. Yes, ni abasore, urubyiruko ruraye rugenda rutarasa, gusa nta kintu na kimwe ruri gukora. Bakibaza aya masaha wenda abamotari bo bari mu kazi. Bariya abana b'abakobwa noneho hari uwo miseho ukiri muto cyane. Ntekereje gushyiraho kamera naharenze, ariko mu kanya ndasubirayo kuko Rwanda rufite ibibazo kweri. Banywaga amatabi, urubyiruko rwacu ni hatari, nirwo rwibereye mu muhanda guys. Murebe nk'aho hakurya agakobwa kari kwaturuka k'agahinja. Niba ari agahinja nka kariya, niba ari umumama guys, buriya wavuga ko kagiye saa 8. Ngako reba urubyiruko, reba abakobwa ngabo. Ndi kwigizayo kamera, ni nijoro, umuntu abonye uri ku kamera mwaserera. Reba abateruranye, two duhungu n'udukobwa. Murebe Nyamirambo ya saa 8 z'ijoro ngabo. Guys, mwirebere namwe, mwirebere Nyamirambo yenda saa 8. Ndi kuvuga bukeya, ndi kuvuga buhoro. Gusa ubu se barageze ejo baryamye, bazakora ryari? Nimwirebere namwe. Hatari Nyamirambo. Ubwo nyine ni muri rusange, umuntu aba arebye nk'umuntu w'umubyeyi ukuntu abajene baraye mu muhanda, nta kintu bari gukora, batembera gusa. Uvuye mu tubari, basinze ibyuma, muri kubireba. Reba uko bicara kuri moto, ngo murababona guys. Ndagira ngo mubirebe, mwihere ijisho. Ni hatari, ntabwo byoroshye nyamana yanjye. Dore ngiyo isura y'urubyiruko ya saa 8 z'ijoro, ahubwo wagira ngo nibwo baba babyutse. guys, ni hatari.
ikigusetsa wakibaza babyuka bagiye baba bari kujya aya masaha mu ndebere umva ntushobora kurenga umutaro utabonye umujene mu muhanda guys ukibaza baba bajya hehe se ko baba barira ijoro mu gitondo basi babona uko bajya gupagasa abo nyine bamese ngira ikibazo nkavuga ngo reka mbarabure bereke urubyiruko rwacu abahungu bacu dutezeho ejo hazaza ngabo mu muhanda dore ngabo saha baba bajya ese baba bava aya masaha muri komenti mumbwire noneho umuntu wenda ugiye ahantu hafite gahunda uwo mureba kavuga uti uyu muntu afite gahunda y'ahantu agiye ntabwo wapfa kwibaza ahantu aba bantu baba bagiye baba bagenda nk'abadafite iyo bajya noneho ukibaza umuntu uraye agenda ejo mu gitondo afite gahunda yo kujya gukora ashakisha imibereho arahita abyuka araba aryamye abandi barimo bagira gute bahiga guys ni hatari mwirebere nta masegonda ngenda ntanyuze ku bajene noneho kanze mbereke ucece murebe muri iyi sayidi umumotari nkubise itara umumotari nimwirebere umukobwa bashyizemo hano hagati ngiye kugabanya arimo baranywa amatabi muri kubireba kugira ngo murabibona afite itabi mu ntoki naho igisekeje harimo n'umusaza barahagararanye guys hatari mbuze uko mureba neza natinye batanyica kanongere nkate bereka ariko mva niba muri kureba Nyamirambo ni abajene gusa abahungu abakobwa ibitsina byombi muri kubibona guys muri kubireba mwabonye nk'aba wambwira ngo wagiye he koko mwirebere namwe guys yewe umusatsi uba umvuyeho iyo ndebye nyine ubu babyuka baryamye bakarara bagenda hanyuma se mu ijoro baba bagiye kubona bameze nk'abadafite iyo bagiye ni hatari urubyiruko rwacu rw'ejo hazaza mana yanjye biteye ubwoba guys rwose mumfashe bafande mutaza kuvuga ngo natwaye ndi kuri fone nagira ngo nerekane ishusho y'ijoro ryo muri Kigali noneho ubu nyine ndi Nyamirambo umva ndakaza ariko nkasengera ngo njye kongera ndeba ko nabereka wa mukobwa ari kunywa amatabi ahagaze hagati y'abagabo babiri umusaza mbonyemo n'umusaza w'ubwanwa bw'umweru umusaza ubwo mbanje kugira ngo nitukote
tukote rero umusaza umeze nka tukote afite ubwanwa bwa tukote ariko nditegereje mbona siwe Trishian atamerera nabi akandakarira n'umusekirite banza ari kwimana uruhushya rw'umuhungu uri kuva mu gipangu guys ngiye kugera kuri wa mugo turaburira moto agira gute wa musaza noneho muramubonye muri kuhareba neza noneho ngiye kugabanya ngabo guys atari mba ntangaye ndatangaye bituma mfata ino video ndavuga reka mbereke Nyamirambo y'ijoro 8:00 ubu tugiye kugera hafi n'iminota nka 15 gutyo ngabo abashene nta mumama nta mukecuru umusaza mbonye n'umwe nawe wakubye umukobwa guys mwirebere Nyamibyose y'ijoro murebe n'abashene abajene nawe mwahura atari umujene nkibaza muri komantere namwe munsubize aba bajene kuba baraye bagenda ku manywa bakora gute bakora iki ubu se umujene utaryamye iki gihe nyine ngo aba afite gahunda yo kuzinduka ajya gupagasa guys noneho ikintu kijya kimbabaza nuko nabonye n'abari abanywa-tabi baba basinze ubu ngiye kubaha nk'urugero mbarabure abajene muri kubareba mbarabure mbabwire ukuntu tujya dupakira ngewe ubu ngubu ndi muri taxi voiture n'ubu mba ndi kugenda mpiga agaceri ndeba ko icyuma cyamamagara nkashaka agaceri niyo mpamvu nanjye ndi hanze aya masaha ndagira ngo hari ahandi mvuye so rero iyo turi gupakira ugapakira nk'ituri ry'Urubavu tusigira baba basherisheri baba bazanye bakiri inote ya 5 bara nk'iyo bapakiye nk'amamodoka 5 ibihumbi deja 25 baba bibitse amamodoka 10 ino rero imodoka ziri muri uyu mujyi ziri gukora taxi abantu bose bimukiye muri taxi ndakubwiza ukuri noneho rero ibaza ayo mafaranga ikibazo nabo baba banyweye hari ibyuma ukuntu baba bameze baba bari muri furi gusa ariko nkibaza aba bajene bataza ngo bajye kureba byibuze ahamagara abo bakiriya umwishyure nta gishoro bisaba n'ubuntu gusa ubu mu gitondo mu kanya araba aryamye kuko nta kuntu waba uri mu muhanda iri joro murababonye abatipe beza bashene gusa igihugu gifite ibibazo turapfushije mbongorera ibitubayeho turahombye nimundebere uru rubyiruko rurara rugenda ku manywa rwagira gute rwakora iki noneho nicaye mu iduka basi ngo bari gucuruza n'umuntu amuhembe nari kuri iyo gare wenda barayakora ari gushaka abo bagenzi ahiga kashi arayakoze mu mufuka atembera umuhanda wa Kigali arimo akoze mu mufuka guys muri kumva ibyago tugize muri kubireba umubyeyi nawe umubyeyi ukiri muto baramuteye inda idateganyijwe Jesus mwirebere yego nyine twebwe mu Rwanda dukora 24 ariko bavuga gukora ntabwo bavuga gutarasa kwikora mu mifuka ngo utembere ibi ni ikimenyetso cy'umutekano pe ariko nyine nkibaza
iyo ufite uwo mutekano n'ububyaza umusaruro ngo ube uri ku ijobo wambwira abantu berekeye aya masaha nyine ubona umuntu ugenda ufite gahunda n'utayifite ubu mureba aho ni mwirebere Nyamirambo ndaje ngire no mu yindi karitsiye turebe asangiza amakuru y'ijoro rya Kigali ijoro rya Kigali se ku bajene rimeze rite abantu bakuru bo bararyamye kereka njye muri amaduka make mbonye akinguye n'utubari tugiye dukinguye harya ubundi saa 8 ko ziba zarenze utubari tugeze asangahe aha uninjiye mu muhanda rero wa Gitega ukanganze ndore asukuye uretse utumoto umuntu agenda ari guhura natwo urabona ko abajene yakora hari abo mbonye aha kandi abantu bakuru aba ni abantu bakuru n'umugore n'umugabo buriya uzi ibyo bari kwipangira abantu bakuru bo simbitayeho cyane kubera ko bo ni bakuru nyine ejo hazaza niho ndi kureba nkareba urubyiruko ruri mu muhanda rukoze mu mifuka iri joro rugenda nk'urudafite aho rugiye ukibaza ku manywa rukora iki ku manywa rwirirwa hehe ese wararira ijoro ukaza kuzinduka ujya ku murimo ni ukuvuga ngo ubwo wirirwa uryamye kugira ngo uzarare irindi joro naryo ridafite aho rigiye ni ikibazo muri rusange ngiye gusoza ino video birababaje ku babyeyi birababaje ku gihugu birababaje kuko nk'umuntu wifuriza u Rwanda rwiza ejo hazaza ntago yakishimira kubona urubyiruko rugenda rumeze nk'urudafite aho rugiye akishimira kubona bari nk'ubu hasaha Nyabugogo aya masaha abakarani barimo barikorera imifuka ibintu bivuye za Musanze bivuye hehe barimo barapakurura icyo ni ikintu cyiza wararukora aho kurara utembera nk'udafite aho ugiye se rero rubyiruko ntago mba mfasha aka video wenda ngo nerekane image mbi ahubwo bajya n'inama rubyiruko rwose ni mukore buri kimwe reka gushyiraho amaherena nabarebaga bafite amaherena bagize gute ni choice yawe ariko ushobora kubanza ukambara isarubeti hari ugaterura umuzigo niyo ushyize amaherena mu mufuka hariho ikintu abantu uravuga rikijyana iyo nkumi muhagararanye ubundi ubu uri kuyibwira iki nta kintu uriho koko mupfundika mufite ubuntu bwa suruduwire bwa energy burama mwasutsemo kiwingu kiwingu gura bibiri guys rero basukamo ka kiwingu niba afite kine kanywa kiwingu ebyiri agahita arangira ubundi agakata umuhanda ejo akaba araryamye abandi bari ku murimo ni ikibazo gikomeye ariko dukwiye kwisubiraho nk'urubyiruko murakoze cyane ndabakunda ni kuri Marisa TV show mukomeze mudukurikire dukomeze tubane murakoze cyane noneho guys reka mbereke Nyabugogo ya saa 8 mwirebere difference murebe namwe itandukaniro ari byo nahoze mvuga murebe ukuntu abantu baba babyukiye umurimo bari ku murimo rwose mwirebere saa 8 abantu bari Nyabugogo bapakurura ni kubibona hejuru mu ikamyo ibi bifuka byose mubona birunze hano biba byamaze guterurwa abana bari ku murimo bazindukiye umurimo kugira ngo murabireba ndi kugenda gake gake kugira ngo mbereke Nyabugogo ya saa 8 murabibona
abakarani bambaye inifomu bakereye umurimo. Aba ni abajene nabo, urubyiruko rw'intangarugero utinubira. Murababona ni ikamyo bari gupakurura, abantu bari ku murimo, ibintu byamaze kuhagera saa 8. Uyu nguyu nabyuka aryamye mu gitondo araba yamaze kubona ye yiryamire. Guys, nyine murabona diferanse. Ngiyi Nyabugogo ya saa 8, ababyeyi bahageze bamaze gutandika ibicuruzwa. Wapi ubu bakeneye abari bugire gute, bategereje abaguzi. Ubona abaguzi bamwe baba bagezemo, ubona ko mwirebere namwe hano aho bita kwa Mutangana, niho ibintu byose by'imboga n'ibiki byose biboneka. Abakarani mu makamyo murababona barimo barapakurura ibi bifuka bamaze gupakurura. Uyu muntu uburayi akora, uyu nguyu byibuze wavuga uti araye ku muhanda, araye mu kazi. Nyabugogo ya saa 8 rero niyo ngiyo murabibona. Ibiribwa biba byamaze kuhagera kare. Dore n'amamodoka atarapakururwa agipakiye. Ariya apakiye iki? Apakiye iki? Ndabona ari ibitoki. Apakiye ibitoki, aba yamaze kuhagera. Abakarani bakatarasamo bapakurura. Abana ni intangarugero, nuko rimwe na rimwe nabo hari igihe usanga bankoreye ibintu bitari byo, usanga basa nk'aho bankoreye ku kantu k'akatabi, baba bafite amahane. Ariko ababikora bakarara rino joro barimo bakora akazi. Respect kabisa, turabubashye. Urubyiruko muri intangarugero, amafaranga arakorerwa my friend. Tanga imbaraga zawe ukizifite. Iminsi y'ubusore bwawe ugomba kuyikoresha. Iminsi mibi itaraza, ubusaza butaraza ngo bikunanire gukora. Na Bibiliya bivuga iminsi y'ubusore bwawe ugomba kuyikoresha, hanyuma nusaza nyine ukatangira kurya ku byo wakoreye ukiri umusore ugifite imbaraga zo gukora. So respect kabisa kuba